ngo tubashe gutanga umusanzu wacu kandi mwiza wafasha abanyarwanda ndetse n'abandi bose bazabyumva hirya no hino bose, nk'uko leta ibidushishikariza buri munsi itubwira gahunda nziza yo kurwanya ndetse no kwirinda icyorezo cya sida kiri hanze aha ngaha, cya virusi itera sida cya virusi itera sida imeze nabi hano hanze. nawe ujya ubibona? njyewe narayobewe. urabona ko abarozi baba hano ku isi bakomeye, kuki batarwa nka satani karuzana bino bintu byose? none se baroga satani akareka gutuma sida itugeraho? nibura bakamuroga, mbona ari ukunda kuzana ibintu by'ibyorezo, korona, ibiki n'ibiki n'ibiki. cyazamunyereka nibura akamwica. ese uko mbibona numva ahubwo habaho ubukangurambaga bukomeye cyane, kuko niyo satani ikorera mu bantu. nitwe tubizana nk'abantu, ni natwe nk'abantu tugomba gufata iya mbere yo kugira gute gushishikariza bagenzi bacu kwirinda ubwandu bukomeye butera sida hanze aha ngaha. uzi ko ari byo cyane, guhera mu mudugudu, yego, mu kagari, yego, mu murenge, yego, yewe n'akarere n'intara n'igihugu cyose, umweru ugakwira hose, ko tugendeye kuri politike nziza ya leta yacu ihora itwigisha buri munsi, natwe tukagendera kujya tugatanga umusanzu wacu tukareba ko twarwanya kiriya kivuna muheto muri sida. niko bimeze. tugomba gukora ibishoboka byose tugatera inkunga leta turwanye sida imeze nabi cyane, kandi ni mu bana batahanira. nicyo kibazo giteye ubwoba, kuko sida ntabwo irimo gutwara abantu bakuru, ahubwo iri mu rubyiruko. uru rubyiruko rwacu rero tugomba gukoresha ibishoboka byose tukareba uburyo twarurengera. nzarangurura gute kugira ngo n'abandi babyumve, babandi baba bari hepfiri? bizagenda gute kugira ngo nigire wenda nko hejuru? nzagenda ngende ku rwego, bizagenda gute kugira n'abandi bo hejuru babyumve? kurangurura hari uburyo bwinshi twakoreshamo. ntabwo bisaba indangururamajwi cyangwa ahagara hejuru y'inzu, ntabwo ari ngo hejuru y'inzu. icya mbere ni ubushake buvanze n'umutima ubikunze. reka nkwereke ukuntu tubigenza. ibyo kuvuga ngo urwego mu indangururamajwi ntabwo ariko mbibona. njyewe n'ibitaba na ngombwa, dore ndacyari wese. urambona? ndakubona. wambona? koraho neza. wambona? nakubonye. njyewe ndaguheka, nguheke, tuzenguruka umudugudu ndetse n'akagari n'umurenge tuwugeremo, tugenda nawe uvuze iy'abahanda, tubashishikariza kwirinda virusi itera sida. uvuze iy'abahanda hose bakumve, nta kibazo, ndi tayari. uvuze iy'abahanda hose bakumve, tubashishikariza kugira ngo kwirinda virusi itera sida. urakoze sida imeze nabi cyane. urakoze cyane. yego, reka tugerageze kandi tugiye gutangira nonaho. dutangwe dushyire ibuye ryacu kuri leta nziza y'u Rwanda. udashoboye kwirinda ngo yifate akoresha agakingirizo, hajya buriya ka kantu bisigaga mu ntoki gutya kugira ngo birinde korona. niko nitwashishikariza nk'abantu kujya bakisiga nko ku gitsina kugira ngo sida ntiyinjire. karya bitaga sanitayiza bagasiga nko ku gitsina n'iki, hanyuma kubera ko byarindaga kwandura korona, byose byarinda sida ntiyinjire. reka numve sida ntabwo ari ubwo buryo wayirindamo. sida ni ugukora ubukangurambaga, tugakangurira abantu kwirinda guhuza ibitsina na bagenzi babo mu gihe bitari ngombwa kandi batikingiye. yego, naho sanitayiza ntabwo ari byo. njyewe hari numvaga nawe umuntu yayikoresha. bakangurira bihagije kandi bakabyumva. yego, hanyuma rero reka dutange umusanzu wacu none. tugende kuguheka. tugende. urakoze. Ndi minsi? Nagize uravuze ngo ni minsi kandi nzi ko ndi minsi ubu. Nagize uravuze ngo ndi minsi. Ibyo nsanzwe mbizi. Mbese se sheri? Neza, kabisa. Ameze neza. Neza cyane. Nanjye meze sawa. Ndakubona. Uramuki? Ndanywa ikibiriya. Ndanywa kevanti. Sivile nakoze. Ndarya n'inkoko yose. Yose ariko
wambura ngize umugore mwiza ntacyo wambura nicyo gukundira nanjye nkunda ko utajya unyicisha inzara erega iyo twahuye ntunyicisha inzara ntunyicisha inyota banzanire na ka mirinda ko kuvangaho cyangwa kahe n'ikibazo ntacyo uzamburana. baturage bo mu murenge wa Rebero mwese mugomba kwirinda virusi itera sida mukirinda gukora imibonano mpuzabitsina itateganyijwe uwo binaniye agakoresha agakingirizo n'inda zitateganyijwe n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mugomba kwirinda sida imeze n'abantu bashize yego asike wumva imisatsi gusaza ngende gusaza imisatsi oya akangaka ni akadezayini mba nashaje sasa ndashaka nuva hano ikindi muri salo umusatsi wakore neza ubushyuhe uzanzara womeka ubundi ni icyo ngicyo mbagukundira ubundi nkunda kumenya aribyo ibyo nkeneye ntanabigusaba sheri buri uzi ikintu nanga kwirwa mbwira umuntu ngo ndashaka ibi yewe nkunda umuntu wibwiriza ntabwo ndi nka bwa busore cyangwa bwawo rega wowe ufite amafaranga si ubizi wowe ufite amafaranga dore ibikorwa ni byinshi harya n'indi nzu mperutse kugura ushobora kwandikaho sheri tuzajyana kwireba ejo yinyandikeho sibyo ndayinyandikaho ikintu usabwa bebi wanjye ntabwo ugomba kuzanca inyuma si ubwo uri kumva ko nabikora sheri ngukorera buri kimwe cyose gishoboka reba nta kintu na kimwe mba nakuburanye ikintu cyose nkeneye uba wakimpaye naguca inyuma nakuburanye ikisubi ibyo bintu ntuzabikore nanjye mwijeje ko ibindi byose udahari ku bwawe urahari ku bwanjye nanjye ndahari ku bwawe sheri ese singukunda sirinda abagabo iyi minsi dore hari uyambwira ngo uzirinde abantu mudafite gahunda kuko umbwiye kwirinda abagabo nawe nakwirinda kandi wowe nturimo wowe ntabwo urimo ntabwo nakwirinda wowe uri umugabo wanjye sibyo se ubwo rero ni ukuvuga ngo nta wundi muntu mbese oya rwose nawe ndakwizera nkunda kunyitaho ibintu byose unyitaho wowe ndakwizera nzi ko utabikora rwose kandi ujye unyizera kabebe meze tese kabebe meze sawa salama uragenda se salama bro makuru cyose kabebe meze sawa umeze neza meze neza mubaze gato se naribi bazanya tukajya kubaza naribi bro ba wihanganye gato nta kibazo abagore wanjye nta kibazo ndamwizera fashishe kagira ngo ndagenda sa azi kuri arishero wanjye mwana arishero wanjye ko dukazanye ndaburiza ese burya ndaya namwe mugira sheri tutazigira ninetse ko buri wese aba ari sheri wawe ese uri kubona ngiye nzashaka umugabo wo gute dufite nyine babandi ubwo uriya uri kumubeshya ngo ni sheri wawe ntabwo ndi kumubeshya ahubwo ni wowe nyine nawe siko ndi gushaka amafaranga mbwira ibyo washaka kumbwiraho wumva icyo nashakaga kuko by'abarezi nka buriya tubiri uyu munsi sinakana wampasi meze nabi kabisa subizi se nta kibazo yafite amafaranga arahari jewe ngaho mbwira rero nangahe nturambwira ko nyirihene se ari umenya igiciro cyayo ushatse kuvuga ngo njye ndi ihene ariko ni urugero ngo uhaye naho mbwira ngo nyiri imari ni wowe ntacyo ndaguha bitatu nawe urabizi ntabwo tujya tugorana se banza umbwire ngo mbere yuko tujya mu giciro uramanukiraho cyangwa urazana ishashi reka nkubwire rero kabe tubiziranyeho njyewe ni ishashi urabizi ntabwo nkoresha ishashi kumanuka kizimbabwe oya ubwiza umva banze njye nkubwire ndakumva sinjya ndirabomba mu ishashi muganga hari bro kandi ujya ureba ibikureba ntacyo mva nyine nkubwire ikindeba ni uko nshaka ko nkemura ikibazo aka kanya siko bimeze nyine ngaho mbwira niba ushaka ishashi 2020 urabifite urabimase n'ubutindi bwawe
kabe ngende umutindi ngewe uzi ko muretse kuzuza uruganda hara muri Nyabarongo zana rero zana amafaranga y'amafaranga ndafite ariko ndaguha 10 twereke ko ngewe niteguye kandi nje gushaka ibintu bishaka nshaka rero ose kabebe waretse kumetera sinya umva mubwire ibyo ntabwo banza wishyura yo kunkoraho ubundi kumbwira ngo ukore ngaho noneho nyishyura iryo cumu nkoreho gusa wigendera ntacyo reka nkwereke sibyo harya ni 20 rero kumbwira none 20 ntabwo wumva ikibanza haranya babanza kuruguture neza wumve nyuma yo gukurugutura wumve neza ibyo ndi kukubwira veni wangu sikwagira ni kibanza muri Nyaruguru wangu ubundi atari ikibanza n'iki ariko ni ikibanza niyo cyo kibanza cyawe ufite ariko reka nkwereke ndaguha 10,500 gira vashe ranegereje 10,500 10,500 okay ubwo uragendera aho nyine oya ariko kabebe kuko uyu munsi washatse kungora kabebe sindafite se ubundi uri kubona njye nzayitunga njye nyine bro yose nyine arayivukanye kabebe nanjye urashaka kunshyira mu bandi okay noneho tugende dukoresha ariko ni kashi gutya njya amafaranga ndayafite uremeye 10,500 500 no kubikuza nyine nkumva urajyana iryo cyo ndakoresha ishashi imwe bagira 15 hasi sibyo nabyemeye 15 nawe reka manze nakora reka manze nakora bazima amafaranga ubundi ukora ushaka sibyo umva nkubwire nyine kabe wi waretse kungora kariya kaginga wakaretse akarugora mu ipantaro uriya yaguze ikibanza ejo agiye kukinyandika yaguze inzu agiye kuyinyandika usibye mfite none wowe uri kuzana ubwo mu ntacyo mva se ko mvuga mbwira noneho nyemerera 13 na 5 ako sibanze nyumva 13 nta by'amabuji dukoresha urangurira n'inzoga njye ntabwo ngura inzoga ndi umurokore nje kugura inzoga ndi umurokore imana ugura inzoga uri umurokore ugura indayi uri umurokore oya nakabazo k'umubiri kandi arabizi ko inzoga ibyo reka tubyihore n'ibyo urokore tubyihore na sera imitsima reka nawe gusera umutsima urakemera turakoresha agakingirizo ubwo ubayimbwa nyine ntabwo na sera imitsima twagiye nako ntaribi ugenda banze usezere kwa irangegera agenda usezere kwa irangegera tunsanga utandukira umugabo banishere wanjye ngaho genda da abagabo nibagabo barabona genda ntago nzahasaza sawa ngaho genda nyine genda tuze guhura banguka ariko ego amafaranga nawe urabizi ko avuna sawa yewe akira wakenwa akuburaya bw'iki gihe mwabayemo ubwo ko yatinzera kabwe b'iminsi kubwa cyayaca inyuma iyi minsi mbona bitoroshye ntabwo byoroshye kabisa reka ndebe wenda araza ariko urahabaye ni ukuvuga ngo uriya mutife urabizi nyine ni abantu b'inshuti zanjye hari utuntu tw'utubizinesi twaba turimo dupanga nawe urabizi wese ntuhora muri bizinesi bariya ni baba bandi wambwiraga cyangwa babahinduraga iyi ni ukuvuga ngo uriya mujama ari muri ba bandi njya ashyira muri wa murima wacu ahandi nyine nakubwiye tujya duhinga ibigori guhinga neza buriya rero aba yanze kugira ku nyata akanyaka amafaranga hano iruhande rwawe kandi ntazi ko wanayanguriza nkayamuha buriya yari manyata akanyaka amafaranga ngo mwishyure ariko ndamubwiye ndaza kuyashakisha nyamuhe nta kibazo naho ubundi nta bindi bintu byinshi biba biri aho ngaho shire kandi urabizi sinaguca inyuma subizi ko ngukunda se ntabwo wabikora ariko mbona uri cyiza mbona oya wowe tuzi uruwanjye ndi uwawe gusa kandi nanjye nizeye ko nawe uri uwanjye njyenyine nanjye yose sinizera ariko ugasanga hari abandi bantu nyine muwa ndi uwawe gusa yego sawa ariko hano ndi kubona hari inkweto igihe undeba rwose nkumva afite isoni ni ukuri nawe igihe undeba cyane si wagiye wihangana koko ubu muri abagabo beza turacyahari ugira isoni ko nagukwiriye rwose ndagukunda nanjye
se nawe urankunda koko cyane sha ntabwo naguca inyuma ntukashima rwose ntukashima ntabwo naguca inyuma kuko ndagukunda pe ndagukunda ntabwo naguca inyuma ubu sasa nanjye nari mfite inama si wa muntu watumye twatuntu turi kumva nshonje turi kumva nisonzeye sinzi aho yaheze mbese wajya ukajya kureba aho tugeze mu kanya mfite inama tubundi kugendana n'amasaha ari kunsiga ndabizi uba ufite akazi kenshi wese we nta gahunda tubizi mba nawe uguhaye twaje guhura nyine abari njye nawe ariko nyine niba ufite akazi wowe wakihuta nta kibazo shiri genda ujya gushaka amafaranga genda ujya gushaka amafaranga rwose kuko wowe uba ufite akazi kenshi nanjye reka ngende ubwo nyine utwo tuntu nubwo batuzana wowe utagihari si ubundi wari uba ukeneye ibintu byo kurya ntabwo ari ngombwa cyane ko ibyinshi binagenda babinyweraho tuba twaratangiye kubirya kera niko bimeze byinshi babinyoyeho ndagiye yavanye inda turi kubibona ko turi mu muhanda bane bakagwa hibara iryo bigori byanjye basha muhanga sha mushaka kuntera umurima sida sha mushaka kuntera umurima sida mwakabura mukanyira mugoro bagara mwakagwa hibara